ariko ngiye kubwira amahame 12 ashobora kubaho, ashobora gutuma ubaho uticuza mu buzima. Amahame yatuma ubaho uticuza mu usiye kwicuza icyaha imbere y'Imana. Ariko kwicuza mu kanda kabi mu kintu bizagukundira. Ngo teza amatwi mashaka. Iyiteho, irebeho, abantu bazaza kandi bazagenda. Ngwiki iyiteho, irebeho, irwaneho, kuko abantu bazaza kandi bongere bagire gute bagende. Ako kantu kadetaye, kuko niba udashoboye kwigenzura no kwicunga mu bitekerereze yawe, abandi bazabigukorera ariko bakujyana aho udashaka, bakujyana aho bakeneye, ari wo mutego uzagwamo. Never and never underestimate the power of the stupid people. Ntuzigere na rimwe usuzugura imbaraga z'injiji. Ubu nanjye mese ncanganyikirwa mu mutwe urahacanye. Ndacanye. Never. Kutese kandi nakubwira ngo azakwica uzamenye ko burya umuhoro yawuryajije. Oh yes. Ahomba iki? Bigisambo ku gihe cyawe. Yiteho, ufata umwanya, ntabwo ari bose bagomba ko unyanyagiza imyanya yawe. Inkoko yagize, ihene yagize, ngwino ca dore hano hari agacyayi. Ufite umwanya bari yo kwitekerezaho. Hari n'igihe abikora kugira ngo disturbing your time. Ntuzagira icyo wikorera. Baravuze abazungu ngo time is man, but now ntabwo igihe ari amafaranga, igihe kiruta amafaranga. Ubumwe bw'Abera Ministries, amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Iyerekwa ry'umushumba Reverend Ntambabazi Jean Baptiste ubwo yasengaga Imana, yamuhishuriye abantu benshi batsikamiwe n'amateka mabi. Imana yamubwira ngo genda ubasuke amavuta, ubuzima buhinduke, nabo bahindura ubw'abandi. Ubumwe bw'Abera Ministries ntabwo ari idini, nta nubwo ari n'itorero, ni umuryango wakira buri muntu wese akabohoka. Buri muntu wese mu itorero abohejejwe muri byo. Ubumwe bw'Abera Ministries, amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Amavuta akandagira amateka ni ijambo dukura mu gitabo cy'Abami ba kabiri ibice 4 umurongo wa 2, aho umubyeyi w'umupfakazi yari afite ideni bagiye kumutwarira abana. Aragenda asanga uwitwa umuhanuzi Elisa, aramubwira ati bagiye kumutwarira abana, mbigenze gute? Elisa aramubaza ngo ufite iki mu rugo rwawe? Undi aramubwira ngo ntacyo mfite, ngo keretse agaherezo gato k'amavuta. Aramubwira ngo nothing, I have nothing in my house unless the jug of oil. Aramubwira ngo genda utiri ibindi ukoresha ngo twatuye dusuzuguritse, ya mavuta make asuzuguritse niyo yatumye akandagira ideni arayishyura, byose bigenda neza. Icyo ufite, icyo ushoboye, icyo ubasha gukora, bwa buryo bwawe na yanze na bwa bwenge bwawe, icyo usuzuguye n'Imana igiye guhera yo kubakira amateka. Naho rero hafi ubusobanuro amavuta akandagira amateka, ubwiza bwawe, ukusa, ukureshya, icyo ushoboye, icyo ukora, uko ubigenza, aho uvuka, aho ukomoka, ibyo wita ibisuzuguye iby'Imana igiye kuzakoresha kugira ngo ubashe kugera ku ntego yawe. Amen. Nanone uracyakurikiye Ubumwe bw'Abera Ministries, amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Amazina yanjye ni Jerry nk'uko bisanzwe, ndi kumwe na Reverend Ntambabazi Jean Baptiste. Pastor, Rakoze cyane, Imana iguha umugisha. Ndakwishimiye Jerry, nishimiye n'abantu bose turi kumwe bw'Abera Ministries. Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Kuri uyu munsi wa 4 turabakunda, reka tubifurize umugisha w'Imana n'imbaraga z'Imana, no kubabwira ngo data wa twese arabakunda mu buryo budasanzwe. Dukomeje kubabwira ngo igikorwa cyacu kirenda kwegereza, turindire ko bikemuka, turacyakeneye, twakwishyura benshi baruta abambere. Imana iguha umugisha mu izina rya Yesu. Amen. Wambaye neza cyane nawe. Merci beaucoup. Imana iguha umugisha, reka byose tubikesha Imana, kandi nawe no kwambeza ngo batwembere ya kamera, wambaye neza. Ndabona twahuje ibara. Urasa neza, Imana iguha umugisha, kandi twifuza ko abantu bakurikiye Ubumwe bw'Abera, reka nkubwize ukuri je, umutima wanjye urishimye. Ni byiza cyane. Uzumva uryohewe. Yego. Kumva umuntu abwira ati genda giye inka Nyagatare. Ndi umushumba w'inka.
atunkurikira ubumwe bw'abera. Wow. Undi ati nanjye narindi mu Kivu ndi kuroba mvuyemo mpita nkurikira ubumwe bw'abera. Ndimo ndanezerwa kumva abakomeye aboroheje. Ubwo sinkubwiye abayobozi bakurikira ubumwe bw'abera. Nta kibazo Byari cyanteye ubwoba. Nabo ntatekereza ko bakurikira kuko rega kurota n'ubuzima. N'ubuzima mushumba. Nari nkubwiye ngo kurota n'ubuzima. N'ubuzima n'ukuri. Kandi inzozi n'imvugo y'Imana iburira buri muntu cyane. Kandi inzozi ziguha amakuru yizewe. Twarabibonye ku munsi wa kabiri. Rero Imana ibahumukira bose, ndabashimiye abafundi, bayede, abamotari, abanyonzi no kumota agiye gutwara tiswe umwe gabera atigiye ndagukwishimiye n'iki byose ukabona Imana igumisha mu izina rya Yesu. Mushumba, uyu munsi rero ndashaka kumva ibikuva mu marangamutima yawe. Uyu munsi ubumwe bw'abera uduteganyirije iki? Nanjye ndimo kuko mbanyotewe buri gihe n'icyo tubwira. Uyu munsi turasa nk'aba batajya mu nzozi cyane, ariko ngiye kubwira amahame 12 ashobora gutuma ubaho uticuza mu buzima. Amahame yatuma ubaho uticuza usiye kwicuza icyaha imbere y'Imana. Ariko kwicuza mu kanda kabi mu kintu bizagukundira. Yego. Biravuze ngo kurwanya uruhande niba bishoboka. Ijambo nagira ngo rinshakire. Researching kurwanya uruhande niba bishoboka. Kurwanya uruhande nimba bishoboka. Mubane n'abantu bose amahoro. Abaroma bibiri mu Baroma 12:18. Niba bishoboka murwanye uruhande mubane amahoro n'abantu bose. Uzi umurongo wo hejuru haravuga ngo ntimukiture umuntu nabi yabagiriye, mwirinde kugira ibyo mukorera kubonera abantu bose ko ari byiza. Niba bishoboka. Ariko ijambo ryumva. Nimba bishoboka. Ndiko ryumva. If to be possible. Kurwanya uruhande. Niba bishoboka ari. Urumva Paulo we ntabwo byamushobokeye. Harabamuteraga ibihwa n'amakoni n'ibiki byose bati niba kurwanya uruhande bishoboka, niba bibakundiye bane n'abantu bose amahoro. Igihe bidashoboka rero igakubaho wenyine ntacyo bizagutwara. Korera mu itsinda, korana n'abantu, ariko mu mitekerereze n'amarangamutima yawe ntutume hari umuntu hinjira uko yiboneye, kuko buri gihe dukomeretswa n'ibiri mu ntego yacu. So niyo mpamvu natso iri jambo turiganiraho gutyo turivugaho nk'abantu b'Imana. Yego. Nimo tuvuga kuri ibi bintu vuga ngo biri yagaragaje mu Baroma 10 na kangahe na kabiri ngira ngo 12:18 haravuze ngo kurwanya uruhande. Niba bigira gute? Nimba bishoboka. Hari igihe bidashoboka rero. Hari igihe bidashoboka, ni ibintu byumvikana. Ntabwo twiye kwihambira. Dukwiye kwizirika ku bantu, nta n'impamvu yo kubacinyaho inkoro. Ubwo ushaka araza cyangwa agenda. Ijambo rya mbere ni ibintu 10 bizatuma uticuza kandi ukagera ku nzozi zawe. Ngo teze amatwi mashuri. Iyiteho, irebeho, abantu bazaza kandi bazagenda. Ngwiki iyiteho, irebeho, irwaneho, kuko abantu bazaza kandi bongere bagire gute? Bagende. Ako kantu kadetaye, kuko niba udashoboye kwigenzura no kwicunga mu bitekerereze yawe, abandi bazabigukorera ariko bakujyana aho udashaka, bakujyana aho bakeneye, ari wo mutego uzagwamo. Amavuta akandagira amateka ni ijambo dukura mu gitabo cy'Abami ba kabiri ibice 4 umurongo wa 2, aho umubyeyi w'umupfakazi yari afite ideni bagiye kumutwarira abana. Aragenda asanga uwitwa umuhanuzi Elisa, aramubwira ati bagiye kumutwarira abana mbigenze gute? Elisa aramubaza ngo ufite iki mu rugo rwawe? Undi aramubwira ngo ntacyo mfite ngo keretse agaherezo gato k'amavuta. Aramubwira ngo nothing, I have nothing in my house unless the jug of oil. Aramubwira ngo genda utiri ibindi ukoresha ngo twatuye dusuzuguritse, ya mavuta make asuzuguritse niyo yatumye akandagira ideni
akandagira ideni arayishyura, byose bigenda neza. Icyo ufite, icyo ushoboye, icyo ubasha gukora, bwa buryo bwawe na yanze na bwa bwenge bwawe, icyo usuzuguye n'ikimana igiye guhera yo kubakira amateka. Naho rero hafi y'ubusobanuro amavuta akandagira amateka. Ubwiza bwawe, ukusa, ukureshya, icyo ushoboye, icyo ukora, uko ubigenza, aho uvuka, aho ukomoka, ibyo wita ibisuzuguye iby'Imana igiye kuzakoresha kugira ngo ubashe kugera ku ntego yawe. Amen. uko niko kuri ubwenge nahagurukanye. uko niko kuri rwose. Wakumvise? Iyiteho, irebeho, ihagarareho, irwaneho, kuko abantu bo bazaza, abandi bagire gute? Bagende. Niyo mpamvu kuba abantu bakuzira mu buzima ntuzayifate nk'igitangaza. No kuba bagenda ntibizana kubabaze, ko baje mu gihe cyabo, bazagenda no mu gihe cyabo, ariko wowe uzasigara uri we. Ibyo rero nibyo bidukomeretsa. Icyo ni ijyambere. Baza tukabaha umutima wacu wose, noneho yagenda mugasigara murira muhamagara bameze nk'umuheto w'ingobe, bambe nk'umwambi w'ingobe, aho usohokeye nyine bameze nabi. Kurwa bandikira bahamagara bakorera baguca amazi bazikupa, urarwana n'iki? Nuko utita, niba udashoboye kwigenzura mu mitekerereze yawe no gucunga ibitekerezo no kwigenga, abandi bazabigukorera, ariko bakujyane aho bashaka, ariho naho umutima wawe umutego uri. Kambere wakumvise? Karumvikana, karasobanutse. Cya kabiri, uzitonda ucunge, uzarebe, uzasanga ibikwangiza ni ibiri mu mitima yawe bishingiye ku bitekerezo n'ingamba aho washaka kugera kugira ngo uzabigereho. Bitubangamira mutwe biduhoza umutima wawe. Ni ukuvuga ngo buri gihe ibiri muri wowe cyangwa rimwe na rimwe ibituma tugira umutima uhangayitse, n'amabanga twabwiye abantu y'imigambi yacu dufite muri twebwe, yarangiza ya mabanga twababwiye akazatuvira nk'umutego tugahangayika cyane. Si byiza rero kubivuga. Biba bishingiye ku mitekerereze yawe, ariko washyize hanze. Abanyarwanda baciye umugani ngo iri gukunze rikugumamo. Narakubwiye ngo kumbona, utakubonye nta kubara. Kumbona ni bisanzwe, aho kumva mvuze niko kaga muri njyewe. Kumbona muri stade ntacyo bintwaye. Icyo wavugiye muri stade ni icyo navugiye aho wambonye. Kumbona nakana si kibazo, ahubwo navuganye iki nakana. Ikinyica nicyo twagize gute? Navuze ika SMS namuhaye, nakari code yaguhaye, ariko si aho bawuticuza, ariko utavuga ngo amen. N'amagambo 12 azatuma aho buticuza, tagomba umubwira. Kumbona nakana nta kibazo, bizagira impact nto cyane, ahubwo navuganye iki nakana, nakoranye iki nakana. Byamugeza. Aka gatatu ugomba kwitonda, kuceceka no gufata umwanya. Ntabwo ari bose bazagukunda, ukagashyira mu mutwe ko ariko bimeze. Rekeraho kubwira abantu bose ibintu byawe, kandi abantu bakunda inkuru kugira ngo bayicurange nyine. Cyane. Ntabwo abantu bose bazagira gute. Harimo n'abantu ujya numva ati umuntu uri kundya ngwino nkubwire. Uwo muntu urya se yagiye ashaka akoresha igisupagura rya bafatana. Ntabwo ari bose bagukunze, sina bose bakwanze. Kandi nta gipimo cy'urukundo n'urwango uzirwa mu mitima yabo. Ndekeraho kubwira abantu ibintu byawe byose kubonye, kuko ikintu cya mbere abamwe ntacyo bibabwiye, abandi bishimiye ibyago ugiye kujyamo, abandi bazabivuga bashyire hanze amabanga n'imigambi yawe no kwishimira intsinzwe mu buzima bwawe. Kanumva kuzagira inshuti bizagorana. Inshuti tumba kuzigira zose. Rega inshuti ubundi kugora ku inshuti niki? Nabo wizera ukabwira byawe cyangwa no kubika ibyo akabona byuzuye. Ubunda simbizi nanjye niyo mpamvu nkubajije. Navuze ngo abantu ntibagukunze bose cyo navuze aho ngaho. Usapima ryari uzagivunika mu mutima.
ntayenga rero. icya kane kizakuba nigiye kukivuga mu cyongereza ugisobanura. Be kind but don't let people use you. Gira umutima uciye bugufi cyangwa w'impuhwe ariko ntutume abantu bagukoresha. Wow, that's good. Be kind but don't let people use you. Icishe bugufi ariko yoroshye. Easy. So nice. Umuntu mwiza. So nice. Cyane. But don't let people use you. Ureka abantu ngo bagukoreshe. Cishwa hanyura hahita hagira gutya ngira mfite ubushatse kuvuga ko bagufatirana n'uwo mutima wawe mwiza bakagukoresha mu nyungu zabo. ngo nabikoze kuyakana gatababara ngo urumva nyine ngo yasabye ngo mbonye amarira aje ngo murasishaka kubaza umukunzi ngo ndemera turasambana nagutera inda ukoreye umuntu ko gusabonye arize. Please be kind. Atarira. Be kind. Yarira. Nice to me. Yarira. Muba mwiza ku bantu. Ariko ntutume bagukoresha. Ntutume bagukoresha ibyabo. Kuko nukora ibyabo byo bizapfa. Uko nukuri. Amen. Cyo ni ikintu cya kane kizatuma uticuza mu buzima. Abanyarwanda barabivuze ibyaha gusa. Be kind but don't let people use you. Umugwa neza ntutuma abantu bagukoresha rwose. Amasomo ari hano ndi kwandika. Cya gatanu. Ntako bisa ni byiza kurusha ibindi byose. Ko abantu bakwanga baguhora icyo uri cyo kuruta uko bagukundira icyo utari cyo. Abantu se ko tukunda make up, si make up izi ngizi z'abantu basanzwe. Bishyira mu bwana urakuza ariko bishyira mu mbaraga ndende. Abantu bakunda kwiha amatitere cyangwa kwishyira mu byo batari byose ubizi se. Turi simple. Abantu niba kwangire yuko utagira amagambo. Yego. Niba kwangire yuko utabasura ko n'abanyamafuti. Niba kwangire ko uticarana nabo. Niba kwangire ko nta gahunda ugirana nabo. Ariko bigukundira yuko icyo utari cyo. Uri umuntu mwiza ariko nturi we. Bihuze ngo ntukigire utari we. Ntukigire utari we. Pretending. Ukigira ukuntu mu buzima bwawe ugashaka kwipretendinga ukigira nkaho uri umuntu wicishije bugufi, umuntu wiyoroheje, umuntu abanyira bagakandagira. Ntabwo ari byo. Ako bakumvise? Kumvise hariho abantu rwose bafata uruhu nk'urwinoza nk'urw'uruvu. Urumva ahantu ntako bisa. Ni iby'agaciro cyane kuba umuntu yakwangira icyo uri cyo kuruta gukundira icyo utari cyo. Urumva abantu bashaka babakunda babeshyana. Agatara kugira ngo anyangereka nemere agatire kayo. Buriya bundi handi ukuntu nkunda cyane haravuga ngo it's better to be hated from what you are than beloved from something you are not. Ni byiza ko abantu bakwangira icyo uri cyo kuruta uko bagukundira icyo utari cyo. Yego rwose. It's better. Ni byiza rwose. Biraruta to be hated. Kuba wakwangwa for what you are. Bakwangira icyo uri cyo. Than to be loved from something you are not. Aho kugukundira ikintu utari cyo. Mushaka kunyanya ko nasurana. Kana kasimukunda nta ibintu nk'ayikisi. Ni wowe. Ariko nkwitabe naraka. Kinacyo kirandemera wajya kihora. Urahemutse mwihorera. So rero bituma muri bwa buzima buticuza kandi gufite imbaraga. Ariko murabyumva ra? Ndimo ndabyumva. Nta mahame yo kubaho mu buzima. Umuntu araguhamagaye uritotombye utaramufata. Nari ngukumbuye. Nakuboroka ariko burya. Cyawe ko ntahari. That's okay. Tukigira mwiza utari wese no. Be kind but don't let people use you. So tugendero twihuta cyane murabyumva ariko none kubyumva cyane. Kandi turi kugendaho twihuse cyane nakantu gakomeye cyane. Don't go broke trying to impress broke people. Ngo ntukabeho ukennye ushaka
kugera gute gushitura abandi bakene wigize ubwo uba wa pretendinze kuri umukire kandi nawe uri muri icyo cyiciro yego ko wavunika ijosi hari abantu bavunitse bemera ibyo badafite bemera ibyo badashoboye ntabaza gusura batabizi ugasanga agenda yaramwuzuranye yatanze gahunda umunsi umwe nzaba ndi kwa kanaka ugasanga abuze akabura ibyo yubahiriza aho gufata mutagira gahunda yego none iby'ubwenge cyane amahame azamfasha kubaho nticuza niyo yayo kandi ukazagera ku ntsinzi yawe harimo umuti usharira birasharira byose ariko ni byiza ubundi umuti n'usharira ntabwo duhora mu nzu iki nacyo cyumba kigira amahame ariko ugakira tuma ubaho umuti n'usharira twabonye ku kintu cya mbere ngo bazaza bagende ntabwo bazahahora ariko wowe uzahahora yego none uzabigenza gute saka twihute icya mbere tugere ku kindi make peace with your past so it won't clear up the present and your future. Ihesha amahoro kubayeho byahise bitabaye byiza ntibigire ingaruka yego mbi ku aho uri uyu munsi n'ahazaza hawe. So rero ntugomba kuba imbohe y'amateka. Urumva ngo kera nkora ngo nari iyo nyifite uyu ugasanga buri gihe aho kugira ngo utekereze aho uri n'aho ujya ahubwo uhorana agahinda k'abaguhemukiye kera. Bifate byishimire ko byakubayeho icy'ingenzi nuko uriho babazwa n'ibyakubaye ariko ishimira ko wabinyuzemo ukaba ugihumeka kandi amahirwe yose n'abantu bahumeka. Amahirwe yose n'abantu bahumeka. Nuko umuntu wese afite amahirwe. Amavuta akandagira amateka ni ijambo dukura mu gitabo cy'abami ba kabiri ibice 4 umurongo wa 2 aho umubyeyi w'umupfakazi yarafite ideni bagiye kumutwarira abana aragenda asanga uwitwa umuhanuzi Elisa aramubwira ati bagiye kumutwarira abana mbigenze gute. Elisa aramubaza ngo ufite iki mu rugo rwawe? Ndaramubwira ngo ntacyo mfite ngo keretse agaherezo gato k'amavuta. Aramubwira ngo nothing, I have nothing in my house unless the jug of oil. Aramubwira ngo genda utiri ibindi ukoresha ngo twatuye dusuzuguritse ya mavuta make asuzuguritse niyo yatumye akandagira ideni arayishyura byose bigenda neza. Icyo ufite icyo ushoboye icyo ubasha gukora bwa buryo bwawe na yanze na bwa bwenge bwawe icyo usuzuguye n'ikimana igiye guhera yo kubakira amateka. Naho rero hafi ubusobanuro amavuta akandagira amateka ubwiza bwawe ukusa ukureshya icyo ushoboye icyo ukora uko ubigenza aho uvuka aho ukomoka ibyo wita bisuzuguye iby'Imana igiye kuzakoresha kugira ngo ubashe kugera ku ntego yawe. Amen. Nari ndimo nkubwira ngo si byiza ko uba imbohe y'ibintu byatambutse y'amateka ahubwo ugira amahoro muri byo kuko uri urahumeka. Kindi cya karindwi kigomba kuba mu buzima bw'umuntu yego kandi bigatuma uticuza uzirinde kwigereranya n'abandi ku buzima bwawe kuko nta gitekerezo nta n'inama uzi ibyo bagezeho inzira banyuzemo yego buryo babigezeho wowe. Mushumba rero kuva aha umuzungu yazane izi social media ni nziza ku buryo bumwe ariko ziranatwica ku buryo bundi zatugize abanebwe zituma tubaho mu isi yo kwifuza kwishyiraho tutari kwigereranya ugafata runaka na runaka wowe ubwawe urabizi ko utari uwo nguwo uri kwibeshya uri kubeshya usuzugura ngo reka nkore ikintu mbemeze reka posting bimeze banza kora ibiri mu rwego rwawe uzirinde kugereranya ubuzima bwawe n'ubw'abandi kujya mu rwego rwabo niba ibyawe ari igare ryuri rutahe niba urwego urimo wikureye ibiro no kureshya ni moto yifate ngo atansuzugura ngo abana banjye mbatwara hangaragare ko niyemeye urimo urihora ubusa nta gitekerezo ufite nta n'inama ufite ntuzi ibyo bakora ko babikora kandi ntunazi ko banagufata wowe. Ye kuvuga akantu gakomeye rero ka 8 ibuka tubwira badukurikiye turimo turengana ngo amahame azatuma ubaho mu buzima uticuza kandi ukagera ku ntsinzi yawe.
petit à petit l'oiseau fait ses nids. gahoro gahoro inyoni yubaka icyare cyayo kandi uba usanga gitanaze neza nta n'igitonyanga cyatoboreramo pole pole ndiyo mwendo gake igatana akariro gake na feri akatsi ku kandi akariro gake na feri genda gake ntiho kera ngo akariro gake na feri muri make ikintu cya munani never and never underestimate the power of the stupid people. ntuzigere na rimwe usuzugura imbaraga z'injiji ubu nanjye mese ncanganyikirwa mu mutwe urahacanye ndacanye never kutese nakubwira ngo azakwica uzamenye ko burya umuhoro yawuryajije aho mbiki. hari umuntu wigeze kuntera story imwe byarabaye hano mu gihugu ngo abantu bari inshuti ari batatu noneho babiri muri bo ngo bajya impaka ngo bari inshuti cyane bamaranye imyaka myinshi. umwe aramubwira ati jyewe nagutema ijosi ati se koko wari intemati neza nari gutema ati iki kuki umwe ashyiraho 1,000 n'undi 1,000 ngo barazana fanta baranywa ubwo nimba baranywaga n'inzoga baranywa ati burya nagutema ijosi ati ntago waritema uzi koko byarangiye arikuyeho ngo wa wundi wavuze ko ari buriteme ngo yikojeje hanze gato ngo azana ipanga ityaye ubwo yayikuye he muri ako kanya n'ubundi yari abisanganywe umva ngo yamunyujijeho rimwe. nakubwiye ngo never never and never underestimate the power of stupid people. ntuzigere na rimwe usuzugura na rimwe imbaraga z'injiji. ubwo byari byamvanze ariko ako gatekerezo mpise nkiba. yakubwiye ngo nzakuroga aremera akagurisha inka akakuroga kandi inka yagakamwe kugira ngo asohore wa mugambi w'ubugome. ngo singuriya ngo kanaga abikora no ni ihame rya munani ndivuze mu cyongereza kugira ngo n'abaruzungu baryumve n'abatabimva babyumve. ntuzigere usuzugura na rimwe imbaraga. unabwira ngo ndakwanga arakwanga aca mu kabandi uce ku musozi. hari umuntu baze dukorana tugirana utubazo runaka uramuzi amaze iminsi abaririza homba nakomeza hashaka ngo muzanyereke ngo rwihishwa ngo uzantungira agatoki gusa ngo aho aba nasa kumva gufesinga nawe bizakemura ikibazo. abantu bubatse inkike za Yeriko sha umuntu wabwira ngo ndakwanga ahita ushaka uburyo uhindura ibintu cyane. reka nkubwire mbisubiyemo sindi ndondogozi bantu bo kumwe bw'abera ministries. abantu bamaze kubimenyera batangiye bavuga ariko uwo mushumba buriya ntatwigisha kuba selfish ntatwigisha kuba oya ni ubuzima. This is really life. Never again never underestimate ntuzigere the power of stupid people. usuzugura rwose imbaraga z'injiji ziri hanze noneho igitebo izigira injiji zizi icyo zishaka. yego bigira injiji kandi bafite ubwenge bwo kukugirira nabi. kaminuza ari injiji gute se nubwo bategura dosiye guhiga ngo bakwirukana sigara ugasa nagabizi ukabyinyora ukabisuzugura bari seriye they are so serious. hari umuntu aheba akagenda akaguza amayinite kuri MTN akaguza amayinite kuri Tigo kugira ngo agusenyere ibyamuha amakarita ko narakubwiye ngo buri gihe umuntu wangaje intambara nutagira icyo ahomba agamije gufite icyo ahomba. hari umuntu wareze undi batahaga mu ikaritsiye imwe bakorera muri kampani imwe y'abazungu aramurega ngo agenda mu modoka ngo atamuvugisha. ati none se nimba atakuvugisha baramuhamagara mu nama ngo kuki mujyana mu modoka mutavugana. ati mumpembera kumuvugisha cyangwa mumpembera gukora akazi kanze. filime yararangiye. ubaka igikuta ibi bituma wirinda kandi ibintu usanga abantu cya kintu wavuze wicwa n'icyo wavuze twicwa n'ibiri muri twe twavuze. kakanyigo kamunani wakumvise ariko ntuzigere na rimwe pitch band akantu kagiye kuri pitch kabanze bakumva usuzugura imbaraga z'ubujiji bw'abantu. akwica da yakunyuza ipanga ndayi gukura hari
yakwicira ubukwe ariko uko yatumuje ati genda babwije ukuri ngo kanaka azabaho ntakiriho azabyara ntakiriho azakora ubukwe ari uko ambajije ntari hari karangize ngo urase ngo uriya mukecuru wapi ukagira ngo ni ukabye ukabisuzugura twara neza wapi barakubeshye uzicuza kandi utinye umuntu ubikubwira atanyoye utinye n'ubikubwira yanyoye kuko umuntu ukubwira yanyoye inzoga aba yabonye akatsa muriro katuma avuga ibyo yatinye kubwira ku mugaragaro n'ubundi niba kwanga yasinze na mbere yarakwangaga ahubwo abonye imbaraga zo kugira zo kubikubwira kuko imbaraga nakatsa muriro ni imbarutso y'ikintu gituma uvuga ibyo watinye kuvuga ikintu cya 9 nta muntu n'umwe uzagushyirira ubuzima mu rwego ushaka ni wowe nta muntu n'umwe uzagushyirira mu rwego ubuzima ushaka mu rwego ushaka mu buzima bwawe mu rwego ushaka mu buzima bwawe rimwe na rimwe uzatsinda ubundi wige cyangwa utsindwe ugomba kubyikorera uziga uzatsindwa uzagera ku ntego cyangwa utsindwe kandi gutsindwa ni ukwiga icyatumye utsindwa muri ibyo bikorwa hari n'abatsindwa ntibafate isomo none nabyo bibabaje guhomba si icyaha ni uguhomba isomo bakuye muri icyo gihombo bizatuma wunguka si bose bagushakira ibyiza cyangwa kubishaka kuko ntawe uzagushyirira ubuzima mu rwego ukeneye si bose bagushakira ibyiza uranyumva neza icya 10 be selfish with your time a lot of people don't deserve it ewana irondeho kubwo irebeho kubw'igihe cyawe selfish kubw'igihe cyawe si bose bakwiriye umwanya wawe ntabwo ari bose dusangire igihe cyawe rwose kimane bigisambo ku gihe cyawe selfish with your time bigisambo ku gihe cyawe yiteho ufata umwanya ntabwo ari bose bagomba ko unyanyagiza imyanya yawe inkoko yagize ihene yagize ngwino ca dore hano hari agacyayi ufite umwanya bari kwitekerezaho hari n'igihe abikora kugira ngo disturbing your time ntuzagire icyo wikorera baravuze abazungu ngo time is man but now ntabwo igihe ari amafaranga igihe kiruta amafaranga time is life so timing ye barayishe ubwo icyo bakoze nikize barakudindije so rero be selfish with your time yiteho ku gihe cyawe a lot of people don't deserve it abenshi mu bantu ntago batikwiriye sinangombwa cyane gasenkanga tugeze ku rindi hame ibuka ibyo wishe ugitangira bikosore kugira ngo uzagere ku ntego yawe ibuka ibyo wishe ugitangira ubikosore ugere kuri destiny ubwo abagufashije kubyica bagushoye mageze ku ruhande yongorora ubundi ubuzima reka tubyita umutaka hari abantu bamanukira mu mutaka ari babiri oya n'umwe ibyo rero uyu w'abaparakomanda nta bantu babiri n'umwe kandi urebye ari guta mu gihuru nk'ahandi twabonye bisaba uwuyobore kimwe n'uko wakwanga gufunguka ukabyibuka gufungura ugeze hasi turimo turaganira ku bintu biremereye ariko ngira ngo biraremereye nubwo turi kuryoshya nta kibazo time ntaribi nta kibazo pe ni ukuvuga ngo ikindi ntukigaragaze ukagerageza kwigira utari we don't be pretend ugashake kwerekana uwo utari we kwigira kwikora ukuntu abantu barabikora kwigira umukire uri umukene kwigira umukene uri umukire ariko byanesa yego bigaragara ugasanga ngo reka ngo kwigira ukuntu biraho no kujya mu bintu bikurusha imbaraga bizatuma usigaye waravunaguritse amagufa kandi hari ibindi wakagiyemo gakunda yego ibi bintu ni amasomo akomeye so life's short ubuzima ni bugufi life ni fupi maisha ni mafupi sana maisha ni mafupi ubuzima ni bugufi ntugatakaze umwanya wawe wanga abantu
ubuzima ni bugufi ntugatakaze umwanya wawe wanga abantu azakubangamira pini munyureho akubangamire urupfu ruze akubangamire wimuke ntuzafata umwanya rero kumva ngo kanaka ndamubona kambangamira warebye hirya se ndamubona gukirungurira kikanyica izo mvugo njya nzumva mushomba bamuretse ngiyo mbonye inzoka yo mu ndiranje baretse kumureba kinge najya aho nyobora mu itoro bajya bambwira ukana karandemerera niba se mwikoreye wamushyizeho ugakomeza urugendo arakuremerera uramwikoreye kandi ubwo niko kuraba yakubwiye ubuzima ni bugufi witakaza igihe cyawe ujye kurwara no kwanga abantu uzarwara umutima nawe urwara byo se ko wabonye tuza ku isi no kugenda ntawe tubwira mutubwira itaki twavukiyeho tugaserebura tugapfa mukazashinga tutazigiye twapfiriye ayiwe nta muntu umenye igihe yapfiriye nta uko utamenya igihe wavukiye ukibwirwa n'abandi ariko igihe wapfiriye ntawe uzakikubwira n'igihe baba bakubeshya ukagushyira ku itariki ya mbere z'ukwa mbere n'igihe wapfiriye nta kimwe ko ntuzabwira ko wapfuye icyo gihe ntawamenya so the life short please don't hear people kwangana byose bigabanyijeho yego akanyuma ngiye gusoreza ndabivuga muri mbwe Kirundi nta muntu n'uyu wozosigura ibyo wagasiguye wowe ubwawe hibereye muri make ntukumve ko hari umuntu uzasobanura ibyawe kuruta wowe kandi ntushinzwe kwigira umwere imbere y'abakwanduza tubemerere twakomeze twandureze reka vuga ariko azageraho nase avuga kangahe azahora none se muziko cyababona cyangwa muziko cyakumbabura uretse amakara kaka agashira yakomeze kaka kareka rero akanwa kavuga ni nk'imbabura yabuze wongera nk'amakara arivugana kageraho bigashira bigasinzira bagapepura igasinzira ariko irundi ushyiremo agakara ifatiraho cece kurebe kandi mikoshywa n'akandi kwanga n'iki erega Jerry umuntu ugutuka nta gutoranyiriza igitutsi warakugerekaho tu we akugenera igitutsi gihwanye n'icyo ashaka ntago ari kiri hafi icyo ashaka agutoranyiriza icyumva ari buguhamye neza cyaki ndabona kiri ukuvuga nabi nta guhitiramo inkuru avuga igusenya sore urajya kwisigura kuwahise nk'umushinga wo kwarabika handi hababaza niho akubita ngaya mahame ranga 12 atumaho ubuzima utuje uticuza utababaye utarira twabonye ijambo ritubwira mu Baroma 12:18 ngo kurwanya uruhande nimba bibashoboka bibashoboka rero yourself wowe ubwawe kajambo ingingo ya 8 twavuzeho sa nk'uyitindaho inyigaruka yonsoza nayitinzeho ko nyisi nayitinzeho 8 urakomeye never ntuzigere usuzugura underestimate imbaraga z'injiji the power of stupid people zigera usuzugura na rimwe imbaraga z'abantu bigira injiji sha ngo nikiniraga buriya rega munagira ngo ndebe ngo ntabwo nari nkwibye munagira ngo nkudeplace ndebe we murakoze rimana bamushira ngo twishe urwangano twe ngo ubeho uticuza ubeho uri muzima menye ko bikureba ukwiye kwirwanaho ngaya mahame azagufasha kurinda usaza uticujije kandi inzozi zikaba impamo ukagera ku rwego rwiza turabakunda imana ibaho mugisha shalom shalom